Haleluya. Amen. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Dukomeje muri gahunda igendanye n'impamvu yaduteranije hano. Ibyinshi twarabivuze, umunsi w'ejo ibyinshi twarabivuze, ariko uyu munsi twagiraga ngo ducumbikura ku bintu bigendanye n'ibidutera ibyiringiro by'uko ibyo turi gusengera bizagerwaho. Amen, haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana ni bwo buhanuzi bw'ukuri butavangiye mu bintu bishobora kukwemeza cyangwa bishobora kwemeza abantu yuko ibyo turi kuvuga hari ahantu bashobora kubisanga. Nuko n'ubundi mu ijambo ry'Imana mu buhanuzi butavangiye bihari. Ibyiringiro rero by'uko ibi byifuzo twari dufite byo gusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda, twihana ubwacu ndetse twihanira n'abanyarwanda, twihanira n'abakurambere, ibyiringiro by'uko n'ubundi twatumwe n'Imana kandi ko hari icyizere cy'uko Imana idushaka. Mwaza gusoma muri Yesaya igice cyaho cya 61 kugeza kuri 22, ndetse mukaza gusoma Yesaya 62 ibice byaho 62 murongo wa mbere kugeza 12. Aya ni amagambo ahamanya natwe yuko nk'abanyarwanda bafite amasezerano yuko turi mu gihugu cy'isezerano, turi mu gihugu Imana ifiteho umugambi, turi mu gihugu Imana yasezeranye natwe ko izagihindura neza. Ayo magambo rero muyasomye rwose musanga mubonamo amagambo atwizeza yuko Imana iri mu ruhande rwacu kandi ko izatwumva igihugu cyacu ndetse abanyarwanda aho baherereye hirya no hino. Iyo tuvuga u Rwanda ntabwo tuvuga uru Rwanda turimo, ahubwo tuvuga u Rwanda rwose cyahoze ari u Rwanda. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Nibutsa abantu ko turi abarinzi b'inkike b'urumuri rw'u Rwanda rwose. Amina, haleluya. Amen. Abarinzi b'inkike b'urumuri rw'u Rwanda rwose. Ntabwo tujya muri detaye, ariko muri make ni u Rwanda rwose, bya bindi byahoze ari u Rwanda mu gihe abazungu bari bataragabanyamo ibihugu mo kabiri. Amen. Amen. Abatumiwe muri ayo masengesho ibisabwa. Abatumiwe muri ayo masengesho ibisabwa. Amen. Amen. Bagomba kuba ari abakristo bakunda Imana n'abantu bayo. Ikindi bagomba kuba bakunda igihugu, batari abahanuzi bameze nka Yona wifuza ko ibyo yahanuye bibi bigomba gusohora. Amen. Bagomba kuba ari abakristo bera imbuto bigaragara. Amina. Amen. Bagomba kuba bazi neza amategeko abiri arusha ayandi gukomera, ari muri Matayo ibice byaho 22 ku murongo wa 37 kugeza 40. Amen. Amen. Imana ahangaha ndahavuga buriya hari ugukurikira Yesu utazi uwo ukurikiye. Amina. Amen. Hari ukwinjira mu bintu by'Imana utazi ibyo urimo. Rero ntabwo turi mu bintu by'akavuyo cyangwa se by'ikivunge. Buriya niba Imana idusaba kuyikunda, tukayikundisha umutima wacu wose, ubwenge bwacu bwose, ibyacu byose. Ndetse aha hantu nimpagera nkubwire ngo niba utarafata intego ivuga ngo gukurikira Yesu ntibyoroshye, ugomba kumukurikira uzi neza yuko ugomba kwikorera umusaraba wawe, ukagenda ubizi neza yuko n'intumwa za mbere zagiye zibitakarizamo ubuzima, nawe ukamenya yuko gukurikira Yesu cyangwa kuba muri aba barinzi b'inkike b'urumuri rw'u Rwanda rwose, ugomba kumenya yuko wabizira ariko ukaba wemeye gutanga ibyo bintu, ubuzima bwawe, ibisabwa byose muri uyu murimo, ukaba wizera yuko ushobora kuba ubyemera kubitanga. Amen. Kandi ikindi ni ukuri ntabwo wabwiriza ubutumwa udafite umutima w'urukundo. Amen. Udakunda mugenzi wawe, udakunda umunyarwanda cyangwa umuntu uwo ari we wese aho aherereye, ntabwo ashobora kubwiriza ubutumwa. Birasaba kwiyanga ugakurikira Yesu, wamara no kumukurikira ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ukaba ufite umutima w'urukundo. Ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba mbere ibice byaho 13 bivuga urukundo urwo ari rwo. Ibyo igice 13 cyose ni ukuri bivuga yuko urukundo ruhebuje byose. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Turi kumwe
kandi ni ukuri ndizera ko ibi bintu mubyumva mukabiha agaciro, ntibibe insigara kicaro ngo tubiterane tumva yuko ari ibintu by'imirimbo. Amen. Ikindi bagomba kuba bazi inzira y'umusaraba ariyo wasanga muri Mariko ibice byaho 8:34 kugeza 37, ndetse na Matayo ibice byaho 10 ku murongo wa 24 ukagera kuri 39, ndetse no muri Luka ibice byaho 12 rimwe kugera 12. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Mu bantu twari duteganya guterana bari abantu benshi bari babyiyemeje, harimo abashumba benshi batandukanye bo mu matorero atandukanye, ariko Satani yarwanya urugamba, abenshi ntibaboneka. Gusa icyizere dufite n'ibyiringiro dufite, aho 2-3 bateraniye bari imbere y'Imana bahuje umutima, Imana irururuka igaterana nabo. Ni ukuri Imana ishimwe ko ibintu byagenze neza, kandi tukaba twizeye yuko byatanze umusaruro, kuko twavuganye n'Imana. Ntabwo dusenga Imana itavuga, twasenze Imana ivuga, yavuganye natwe iciye mu kanwa k'abahanuzi, abagaragu bayo batandukanye mu ijambo. Amina, haleluya. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ni ukuri yumve ko abantu bayo turayikeneye, abantu bayo dushaka imbaraga, abantu bayo dushaka gukoreshwa ibitangaza birenze, mbese nk'uko Eliya yakoze. Imana idushoboze natwe duhereze izo mbaraga, kandi ni ukuri yongera abakizwa. Mvuga ngo ni ukuri umuntu wese ushobora kudukurikirana cyangwa se kutwumva ari umuntu wujuje ibyo bisabwa tuvuze, wumva yakwemera gutanga n'ubuzima bw'igihe bibaye ngombwa ko akurikira Yesu n'ibyo byose n'umutima we wose, yatubaza uburyo yahura natwe, kuko niyo objectif yacu. Murakoze rero, ntabwo naragenda ntashimye Imana. Mu minota mwampaye ndashima Imana. Reka profite uyu mwanya nshima Imana. Haleluya, 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 haleluya. Nshima Imana mbikuye ku mutima. Ikintu cya mbere nshimiye Imana nuko dusoje aya masengesho amahoro. Amen. Satani yagabye ibitero mu buryo bwose bushoboka, agaba ibitero uburyo abo twagombaga gusengana bagabaho ibitero, aho twagombaga gusengera hagaba ibitero, ku bantu twari dusanzwe tubana dufitanye intego, imigabo n'imigambi, abagabaho ibitero. Ariko ndashima Imana ko bwa mbere tuvugana nayo yatubwiye ko yatwumvishe, ibyacu byose yabyumvise. Ni ukuvuga ngo yababariye Abanyarwanda. Nshimiye Imana nanone mbikuye ku mutima yuko Imana yavuze yuko igiye gutanga umwero nk'uko byari kera. Nta mvura izongera kugwa ngo yice ibintu, ihindure ibintu, habeho impinduka zidasanzwe nk'izo twari tumaze iminsi tubona. Amen. Imana mwumve ko yatubabariye, ikababarira bene wacu, ikababarira abayobozi, ikababarira abanyagihugu aho baherereye hirya no hino ku bw'aya masengesho. Mbishimiye Imana amagambo yose Uwiteka Imana yavuganye natwe, yashimiye Imana mbikuye ku mutima. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Bene data bakundwa, ndabashimiye namwe mbikuye ku mutima. Buriya ni bake bashobora kwitanga gukora amasengesho y'iminsi 2 batarya batanywa, bigomwe ibyabo. Mbese abantu benshi babibona ko ari ugutakaza umwanya, ariko ni ukuri nta masengesho y'umunyagara ariho, kandi ni ukuri uyu muhati dufite ntabwo ari ubusa ku Uwiteka. Imana ibampera umugisha rero kubw'ibyo yakoze n'ibyo iri gukora, n'ibyo yakoze n'ibyo yitegura gukora, muze kuyimpera byose dusoje. Imana ishimwe kandi ni ukuri ndayishimiye pe. Ugihagaze aho ngaho niki nk'ikintu wabwira abantu bagukurikiye ku bw'aya masengesho cyabatera inyota nabo yo gusenga? Uravuze ko Imana yavuze ko yabanye natwe kandi yasubije ibyifuzo, ariko by'umwihariko ni ikihe wabwira Abanyarwanda ndetse n'abandi bari hirya no hino? Ni ikihe kigaragaza yuko Imana yari kumwe natwe muri aya masengesho? Murakoze cyane.
Imana yari kumwe natwe kuva dutangira, yatubwiye neza yuko iri kumwe natwe, biba ari amagambo yavuganye natwe tugitangira, byagaragaye neza yuko iri kumwe natwe, aho yaduhaye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abaroma, ibice byaho 11 umurongo wa 24 harabyemeza rwose, n'andi magambo menshi n'ibyaciye mu kanwa k'abahanuzi. Imana yavuganye natwe rwose, ivugana natwe yuko ibyo twasengeraga yabyumvise. Icyo ni icyambere. Icya kabiri rero, ikintu cya motiva abantu nibura kugira ngo dufatikanye uyu murimo, niba mu by'ukuri dusenga amasengesho ahesha umugisha igihugu cyacu, kandi amasengesho yo kugarura abantu ku Mana, umuntu wese ukunda Imana n'abantu bayo ndetse wifuza iterambere mu buryo bw'umwuka, ndumva nta mpamvu atatujoyininga mu rwego rwo kuba twahesha Imana icyubahiro ndetse tugahesha n'umugisha igihugu cyacu. Ni ukuri, ni iby'agaciro, gusa ntabwo ari ibintu uwo ari we wese yazamo. Ni umuntu nk'uko twavuze ibisabwa rwose agomba kuba byujuje. Ntabwo wahesha umugisha igihugu utagikunda, nta nubwo wahesha Imana icubahiro nawe ubwawe nta mbuto wera. Rero birasaba yuko twera imbuto, birasaba yuko dukurikiza biriya bintu twavuze imbere kugira ngo tubashe gukorera Imana kandi tuzi n'ibyo turimo. Twabonye imvura igwa umunota umwe, ni ibintu bitamenyerewe, ni igitangaza gikomeye. Imvura igwa umunota umwe, hari ahantu wari wakayibona? Ni iki cyabiteye? Wabivugaho iki kugira ngo imvura igwe umunota umwe, iminota itageze muri 2? Biterwa n'iki? Icyabiteye ngewe nagikomoye kuri wowe, ni uko wavuze yuko ari ikimenyetso wasabye Imana ugendana nacyo, nk'uko Mose nawe yagendanaga inkoni kugira ngo ayikoreshe ibimenyetso. Rero nk'umukozi w'Imana dusengana kandi natwe twemera amavuta yawe, mu by'ukuri ikimenyetso twarakibonye umunsi w'ejo, umwanya twari dutangiye gusenga cy'imvura yaguye ikagwa n'izuba ryari rihoze riva na nyuma yaho rihita riva. Ibyo twarabibonye, bigaragaza yuko nyine uriho umwuka w'Imana. Gusa kubaho umwuka w'Imana bisaba nyine gukomeza kugira ngo ubane neza n'Imana, aho waba ubona aho utuye, aho ubarizwa, ibyo ukoramo, abo usengana nabo ukaberera imbuto kugira ngo Imana igukomereze ibyo bimenyetso, ikomeze ibane nawe. Kuko twaje kureba nubwo Mose yagendanaga nabyo, ariko ku munota wa nyuma aza gukora uburyo yakubise inkoni kabiri aho yari abwiwe kandi agendana n'ibimenyetso. Imana ntiyabyishimira. Natwe rero ntitugomba kwirara cyangwa ngo twishyire hejuru, biradusaba yuko dusenga tukera imbuto, bikagaragara yuko mu by'ukuri ibyo Imana izanshoboze. Imana iguhereza imbaraga n'amavuta. Ntabwo ndasoza. Ni ubwa mbere icyo kimenyetso mukibonye? Oya, ntabwo ari ubwa mbere tukibonye. Iyo dusengana dukunda kukibona, ntabwo ari ubwa mbere rwose. Uzi impamvu nkubajije iki kibazo? Bakunzi ba Narada TV, ntabwo ari Imana ntabwo ari ikimenyetso ngewe nasabye. Imana yarambwiye ngo ahantu hose nzajya, ikimenyetso kizangaragariza ko Imana itasigaye inyuma, twagendanye turi kumwe, ni uko hazaza ikimenyetso cy'imvura, habe mu ki habe mu gihe cyayo. Donke nicyo mwaraye mubonye. Dukumbuje abantu basibiye muri aya masengesho bataje. Amen. Niki wababwira? Nje ndi kubona barahombye muri make. Baranahombye buriya kuba warasabwa umusanzu w'amasengesho, warangiza ntuboneke kandi wari ubizi, hakaboneka impamvu zigiye zitandukana. Harimo abambwiye ngo barajya muri kaminuza kwiga kandi ibyo ntibijya birangira, harimo nk'abambwiye ngo bari kwitegura gukorera amaperime, harimo abagize ibyago koko batandukanye, harimo abantu kandi Yesu yagiye abivugaho ngo mureke abapfu bahamba ababo. Mbese hari impamvu zagiye zitandukana. Harimo n'uwo nabwiye ntese gutya igihugu gitewe ukumva kinjiyemo umwanzi, noneho barangiza bakakwitabaza ngo ujye gutanga umusada, wajya kwiga cyangwa wabanza ugatanga umusada kugira ngo igihugu cyawe kibonekemo amahoro. Arambwira ngo ariko ngo uraringaniza, ngo bitaringanira. Ndamubwira icyo kigereranyo nta naho gitandukaniye. Natwe turi mu rwego, mu buryo bw'umwuka, turi kubohoza igihugu cyacu. Abakurambere bari barashyize mu biganza bya Satani, ariho bashyizemo aya macakubiri y'abahutu n'abatutsi.
abantu bagiye bazana amabi menshi. Buriya mu by'ukuri kuvuga ngo turi gusengera Imana ikura ubutinganyi mu gihugu cyacu ni umusahada ukomeye cyane twari turimo dusengera. Kuvuga ngo turi gusenga ngo Imana ikureho aya mategeko yagiye yemezwa yo gukuramo inda, mu buryo bakuramo bageze n'urwego bemerera gukuramo inda y'amezi 5 mu gihugu cyacu, itegeko nshinga rikabyemera. Iyo ni umusahada ukomeye cyane twatanze mu rwego rw'umwuka, mu buryo bw'umwuka wera, nacyo ni igitero Satani yari yaragabye. Rero kubona mu by'ukuri umuntu yabura kuri urwo rugamba kandi yari abyiteguye abizi, ntabwo navuga ngo ni ikintu namubwira ngo felicitation cyangwa ngo hari impamvu yari hari. Umukozi w'Imana ejo yaduhaye ijambo ry'Imana, Imana yamuhaye iri kuduhumuriza ngo muhumure. Abatumiwe mu bukwe bw'umwami barangiza ntibabwitabire, bakabona impamvu zigenda zitandukanye. Natwe rero Imana yatweretse yuko mu bari batumiwe batanze impamvu, kandi mu by'ukuri izo mpamvu nta nubwo nazifashe nk'impamvu. Imana rero iduhana umugisha. Gusa nta nubwo tubaciriye urubanza. Nyine Satani yagaba ibitero mu buryo butandukanye. Imana ibakomeze ikindi gihe n'ubundi, kuko tukiri ku rugamba. Twabiyemeje yuko tugomba kurwana urugamba mpaka ingoma y'Imana yogeye muri iki gihugu, nk'uko umusaza atubwirije ijambo ry'Imana ryiza. Imana izabyikorera byose kandi iri ku rugamba. Imana iduhana umugisha. Rero ndabakunda kandi na Kristo nzi ko abakunda. Amen. Haguruka hagarare hano. Isegonda rimwe kuri buri wese. Niki uvuga kuri iriya mvura? Eske warayibonye cyangwa ntayo wabonye? Umunota umwe yamaze, wewe wabyakiriye ute? Imvura nk'ibisanzwe turi gusenga, nayo ngewe nigeze kubona imvura igwa umunota umwe. Yego. Usibye yuko wenda yugendana n'ibimenyetso, warasabye ibimenyetso. Nzi yuko ikimenyetso iyo uri kugendana nacyo kukibona, ubwo natwe watubwiye yuko ari byo bimenyetso nawe ugenderaho byo kwiteka Imana yabashije kukubwira. Watangaye? Numiwe. Bwira abantu badukurikiye, uri umu evangeliste, umuvugabutumwa, witwa nde? Niyosenga Olivier. Niyosenga Olivier, Imana iguha umugisha. Musaza ngwino nawe. Reka twakire umukozi w'Imana. Uyu nguyu no mukozi w'Imana twemera kandi twubaha. Ntabwo watangajwe n'iriya mvura y'umunota umwe? Wari wayibona imvura igwa umunota umwe? Iriya mvura yo urabona ko iratangaje. Biragiye navuga ko mu butware bw'Imana bwayo n'ubundi igenda yigaragaza. Yego. Kandi ikigaragariza mu byo yagiye ivuga ngo bibeho kandi n'ibyo yaremye. Yego. Ibyo rero ntabwo byakwirirwa bidutangaza cyane, kuko Imana yo yavuze irasohoza. Nicyo nshimira cyane. Yabarasa ugiye he ko ngushaka? Cyane ikimenyetso cyayo. Nta kintu rero twakinagirijeho cyo tucyo, nuko Imana iyo yavuze irasohoza kandi igakora. Yego. Nta kintu nayongera, kuko Imana ifite ubutware bwayo. Yego. Kandi ntawe uteze kuzayitanga imbere, kuko ibyayo byose niyo ibyifite mu biganza byayo. Imana iguha umugisha cyane. Abantu badukurikiye, kugira ngo bakumenye, waba witwa nde, waturutse ahagana he ujye muri aya masengesho? Nitwa Sindayigaya, naturutse mu ntara y'Amajyepfo. Yego. Mu karere ka Nyanza, umurenge wa Mukingo. Imana iguha umugisha. Nizere ko abakuzi bagukurikiranye kuri Nonada TV. Ngwino nawe utubwire kuri iyo mvura, niki uyivugaho? Imvura y'umunota umwe, donc imvura igwa ntigeze no mu minota 2, mu gihe nsobanura ko ndi Eliya kandi ngendana n'ibimenyetso, kikaba ari ikimenyetso kimwe mu bimenyetso Imana yampaye ko ahantu tuzateranira hose cyangwa nzaba nagiye, ikimenyetso kizangaragariza ko Imana ikiri kumwe nanjye kandi yagendanye nanjye, ari ikimenyetso cy'imvura. Ni hashaka habe muki cyangwa mu gihe cyayo. Iriya mvura ntabwo watangaye? Icyambere nshimiye Imana nuko watubwiye ko ugendana n'ikimenyetso cy'imvura. Nabivuze kera kandi. None ejo twarakibonye, yaguye ninga amasegonda. Turavuga ati iki ni ikimenyetso kuko turi kumwe n'Imana. Yes. Kandi koko umukozi w'Imana yarabitubwiye. Turavuga ati iki ni cya kimenyetso tugendana nacyo. Dushima Imana rero kuko twakibonye. Yego. Kandi koko twabanye nayo. Yego. No gusoza dusozanye nayo. Yego. Turi kubishimira Imana
kandi iri mu ijuru nibyumve ko twayishimye. ni ubwa mbere wari ukibonye kuva mbibabwiye? Oya, ntari ubwa mbere, gihora kiboneka turi kumwe. Ni nk'inshuro ya kangahe turi ugereranije? gusenga ni nk'inshuro ya gatatu. Nta nubwo wibeshe, ni gatatu rwose. Imana iguha umugisha. Wewe wabwira abantu ko witwa nde, mukozi w'Imana? Ku mazina ni Imaniragwa Modeste. Ngaba ndi umugabo ndubatse. Imana iguha umugisha Modeste. Yego. Reka dusabe n'umusaza wacu, nawe ni umukozi w'Imana. Imana yamwise pasiteri, dutegereje igihe cyo kuzamusukaho amavuta, ariko Imana imuhamiriza rwose ko ari pasiteri bitewe n'uko ayubaha, bitewe n'uko ayikorera. Wewe kiriya kimenyetso cy'imvura ntabwo watangaye cyangwa se watunguwe? Oya, ntabwo natangaye kuko nanjye ngendana n'ikimenyetso. Yego. Kandi njyewe Imana imbamagara, nanjye nayisabye ikimenyetso. Yego. Kuko ikimenyetso nicyo cy'ingenzi, umenya yuko koko uwo muri kumwe atasigaye. Kugwa umunota umwe kw'imvura bisobanuye iki? Bisobanuye yuko ibyo wasezeranye nayo kibikweretse ko n'ubundi muri kumwe. Cyangwa se ibyo iri bugucisheho karaba ariyo ibiguhereje. Nibutse abakunzi ba Narada TV ko dushoje amasengesho y'iminsi 2 twiyirije nta kurya nta kunwa, Imana yabanye natwe. Wewe kuva mbibabwiye ni inshuro ya kangahe ubonye kiriya kimenyetso cy'imvura? Ngewe ndabyandunguye kuko nanjye ico kimenyetso Imana ijikimba. Yego. Iyo nayisabye ikimenyetso cy'imvura irakimba. Yego. Kandi Imana hari uburyo ki igusura mu bicuku by'ijoro. Hari nuko nzenga amasengesho yabaye, n'ubundi nari namanje gusenga amasengesho yo kuyategura kugira ngo Imana izayabemo itazavangirwa. Yego. Kuko burya hari abantu muri iyi minsi bibiri tubwira ko bahanuzi b'ibinyoma, ariko twe tugendana n'ikimenyetso. Tugendana n'ibimenyetso kandi nawe yo yaravuze ngo hari ibimenyetso bizajana n'abizera. Yego. Naho byandunguye rero kuko ni Imana ikorera muri twe, ni Imana iri hagati muri twe, mu mitima yacu nimwo yicaye. Niyo mpamvu tubwira abantu ko abantu bamanza kwiyeza bakagurisha ibyabo bakabihereza Imana, nayo ikabaha agakiza. Iyi Imana imaze kuguha agakiza ikorera muri wewe ucibwiye, muragendana, iracumva ikagikora kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Abantu bibwira ko nta Mana ihari bakibesha no ku bakozi b'Imana, niki wababwira? Abakozi b'Imana bariho, nanjye sinabyemeraga ndarakira agakiza, kuko njyewe nza kwemera Imana kuko ari Imana ikorera muri nje. Yagiye imbamagara muzina ndanangira kuko nje nari umugaturike, iza kumbwira ko mbatizwa mu mazi menshi. Nyuma yaho ndanangira, iza gutwara umwana n'umugore. Yego. Ibicishije kuri nje. Yego. Mbanurira umugore wanje ndi nuda senga ngo wikiranure n'Imana uri bupfe, cyangwa se nje n'indikirano n'Imana ndi bupfe. Mbimubwira ku wa gatandatu nari ndi muri Kongo, mbimubwira ku wa gatandatu saa 9 nijoro umuzimu w'imbeba aca hagati, kandi ibyo nabimubwiye ndarakizwa. Ndi kwipimira kanyanga mfite ibiduki 4 mu nzu, ariko Imana inyereka dereroma ukuru ruzaza rukatwara umugore n'umwana, ariko sinamenya ko ari njyewe. Yego. Rero abavuga ko Imana idahari, nje nzi ko Imana ihari. Kandi iyo Mana yagumije kubana nanje, nanjye naje guhura n'ibikomeye kugeza n'uyu munsi ukutuvugana simba ngiriho. Mfite ubugwayi ngendana, nibyo bavuze ngo mbona nka pasiteri, bifiteho amakuru kuko niyo yimika. Yego. Ikenyuriza abami ikimika abandi, kuko yambwiye ngo niyo yakuye Sawuli ku ngoma yimika Dawidi. Yego. Kandi n'iryo zina rya Dawidi yararimbaye. Yewe yambaye n'izina rya Mose. Iramwe ngo izangoresha ibikomeye. Rero bavuga ko Imana idahari, Imana irahari. Imana mbabwira yakijije umugore wanje urushwima. Yego. Urushwima, Imana ndayisenga iranyumva, aho imiryango yari yandereranye, inshuti zandereranye, mu bugwayi nari ndimo, mu bihe bikomeye bigoye, nzenze Imana iramwe ngo ndi kumwe nawe, nzabana nawe. Ni njyewe wasize uriya mwana mu nda, kandi nanjye uzamukuramo. Uyu mwana ageze ku myaka 2 n'igice, umwana arahari w'umukobwa, imba n'amazina y'umwana yitwa Rubertina, umuhoza wa Rubertina. Umwana wanje rero mbishimira Imana kuko Imana yavuze igashira mu bikorwa. Niyo mpamvu abantu batavuga ko bavuga ko Imana idahari,
nuko n'ubundi iyo umuntu adafite ijambo muri we n'ubundi abasana n'umuntu wumye cyangwa se wapfuye ahagaze. Abantu bapinga, wowe dusenganye iminsi itari mikeya, abantu bapinga Bishop Buhungu Abel bo niki wababwira? N'abatamuzi n'abatazi ikirimo. Yego. Burya abatakuzi barakubona bakakwitiranya. Yego. Twewe tureba ibyo abantu batabona. Yego. Bitewe nuko Yesu yaravuze ngo abazemera kubana nanje bakagendana nanje icyo bazasaba cyose bizeye nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe muri bo. Amen. Kandi Mwuka Wera ukorera muri twe niwe muyobozi. Nokuri. Bazasome muri Yohana 14 basome icyo gice. Yego. Kandi basome muri Yobu igice cya 28 umurongo wa 28 baba ngo Imana iravuga iti wowe uri kunyumva ukomeye woroheje. Imana iravuga iti kubaha Uwiteka. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Haleluya. Kuko iyo uvuye mu byaha ukagurisha Yesu aguha iby'igiciro byahwanye n'ibyiciro arakuvunjira. Kuko ari somo rivuga ngo umuntu yari kugenda abona umurima ngurimo ifeza cyangwa se ubutunzi butagira akagero. Arangije ngaragenda agurisha ibye. Iyo utari mu mwuka iryo somo bakaryigisha haba mu matorero atandukanye cyangwa se padiri kwigisha iryo somo, abakristu batuzura Mwuka Wera babyumva kuko binyura mu gikari mu migani cyangwa se bikanyura mu nyurabwenge. Bivuga ngo umuntu abihishurwa na Mwuka Wera. Ngarangije kugurisha ngo nuko ngaragenda ngo agura wa murima kuko ari umutunzi butagira akagero. Bivuga neza yuko yahaye Yesu ibyaha aragurisha byose. Agurisha bya bindi yagenderagamo bidatunganiye Imana. Imana irangije ikorera muri we, imuha agakiza, imuha ubugingo, imugira umwana wayo agendana n'Imana. Ubutunzi afite n'agakiza yahawe no kuganira n'Imana nk'uko umubyeyi aganira n'umwana we. Amen, amen, amen. Amazina yawe witwa nde? Nitwa Semajeri Aloyizi imbata y'Imana. Aloyizi Semajeri imbata y'Imana. Umukozi w'Imana, reka tugushimire. Yego murakoze. Bakunzi ba Narada TV, narimo nganira n'abakozi b'Imana ugumye aho ngaho. Hanyuma dushoje amasengesho amahoro tuyashoje neza. Imana yabanye natwe, twabonye Imana ikomeye, twabonye gukora kw'Imana, twabonye ikora imirimo n'ibitangaza. Rero turabararikiye gukunda Imana no kuyisenga no kuyizera bifatanyije no kuyishima. Ku by'ukuri iyo umuntu abayeho ubuzima budafite Imana, ubuzima bwo kudasenga ababayeho nabi, kuko imizigo n'imitwaro uba wikoreye nta handi tuyiturira uretse kuri Yesu. Mukozi w'Imana turagushimiye cyane. Imana y'amahoro niguha umugisha. Nanje ndabashimiye ndetse n'abakurikiye Radio TV na Narada TV. Yego. Kugira ngo bakumbure Imana, ndabahamagarira yuko yavuze ngo ije guhemba buri wese ukomeye n'uworoheje. Yego. Ibihwanye nuko yakoze. Ndakangurira abantu kugira ngo bakore ibyiza, bagendane n'Imana, bace bugufi, kuko umuririmbyi yaravuze ngo njewe ubwanjye n'ibyo ndunze n'iby'uwo mucunguzi. Imana ije kukwaka umwuka wayo ndivuga ngo urakomeye. Imana ize kukwaka umwuka wayo ndivuga ngo uratunze cyangwa se urakenye. Ahubwo ndibaziriza iravuga ngo mbi ibyanje ibyari bifite agaciro bigata agaciro, ibyatinyikaga bigatinyugwa. Niyo mpamvu igifite agaciro ari uyu mwuka yaduhaye. Amen. Imana ibaha umugisha. Imana iguha umugisha nawe. Turagushimiye cyane.